hari amategeko agomba kugenga abantu bakora. Hano turi abantu bakuru, hari ibintu nshaka ko tuganira. Kirazira gukora sex udidimanga. Imagine gukora sex n'umukobwa udidimanga, mukaba muri kubikora ukumva ari kukubwira ngo touch my boobs. Ntago biba bisa neza guys, ntago yaryoshye igikorwa. Amashyari ye guys. Ewan, nyivuga ku bintu by'amazina, hari ibintu abanyarwanda twihaye byo guhamagara amazina mu bunebwe. Akenshi dukunda kubikora tunicaye nka gutya. Nk'ubu nkanjye nitwa Joseph, sibyo? Iyo umuntu agiye kumpamagara izina, agiye guhamagara izina ryanjye afite ubunebwe, aratangira ati Joseph. Hari amazina utabikoraho. Hamagara nk'umwana bita ibyishaka, ibyisha. Hamagara rwatubyaye, rwatubyaye we, cyangwa nta mabyariro, ntama bitangiye ab'intama, ntama. Ubunebwe bwo guhamagara amazina mu bugabanye. Hari abantu benshi bajya bambwira ngo mvuge ibishegu, ngo mfite mind reading. Nibyo guys, ntago babeshya. Njyewe mind yanjye yaragiye ibadeti kuva kera. Njyewe ndabyibuka nkiga muri segondere, hari ukuntu twabaga turi kwiga, noneho turi nko kwiga nk'imibare. Umwarimu yaba ari kutwigisha isomo, mu by'ukuri njyaho kugira ngo niyumvire ko ari imibare isanzwe, nkumvamo ibishegu. Umwarimu agatangira ati ngo learning unit y'uyu munsi yitwa pronomi. Nje ako kabanza niko niyumviraga gusa. Ati ngo learning outcome yayo yitwa rational function. Iyo rayi imbere nayikuragaho nkiyumvira ku gasigaye. Noneho tukagera mu mibare isanzwe. Ati ngo rero ngo uyu mubare ngo iyo ugiye kuwusolvinga ngo kuri aka kabare gushobora ngo kugapawaringa ngo cyangwa se ukagasquaringa. Nuko kugasquaringa mfite ubundi buryo nabyumvagamo. Mind yanjye yarakomeje ibadeti, ndagenda ndangirika mu mutwe. Noneho bigera ubwo ntangira kujya numva ibishegu no mu ndirimbo z'Imana. Wumva urwego nari ngezeho. Hari indirimbo ya Rehoboti bari kuririmba ngo marayika yarabajije ati ngo ninde wakibumbura. Mu by'ukuri njyewe ntago nari namenye icyo ari cyo. Noneho bararimba ngo Yesu umwana w'Imana aritangara kibumbura. Mwijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwita. Abonaga aribo banyemeje. Umuntu nkoma ku gishegu mu ndirimbo z'Imana ni Israel mbonye. Burambonye agira ukuntu we akora igishegu muri album, we nago akora igishegu mu ndirimbo gutya bisanzwe. Uko liste y'indirimbo ziba zitondekanyije ni igishegu gusa. Aratangira indirimbo ya mbere akayita Ningerayo, aba ari urugendo. Iya kabiri akayita Mpagaze ku rugi ndakomanga, ubwo tayari yagezeyo. Ya gatatu akayita Simfite isoni zo kwinjira, ubwo tayari arinjiye. Iya kane ubwo iyo yinjiye ahita yita ku gasambi, ubwo tayari haba hagiye gushya. Noneho kugira ngo wemere ko ahiye neza, iya nyuma yita ku migezi za Nairo hagashya. Amashyari yanyu ladies and gentlemen.